tugiye gukosora iki kibazo ni ikijyanye n'amavirane. Hano turakereya virane ya 10, virane ya 20 na virane ya 30, tukabikerera muri no switch, switch ya kabiri. Nangaha tukashyiramo virane ya 10, virane ya 20 na virane ya 30, tukabirema muri no switch n'iyi ngiyi ndetse n'iyi ngiyi. Izi switch zose turaziremamo virane eshatu. Cyakoze turaza kugukereya indi virane ya 4 ishinzwe gutanga amakuru hano hagati y'ano ma switch uko ari atatu. Banza ugafungura packet tracer. Ikintu cya mbere ni ugushyiramo switch. Turashyiramo za switch eshatu. Ya mbere yari iri aha, ya kabiri yari iri hano, ya gatatu nayo iri aha ngaha. Tugashyiraho n'ama computer uko ari atatu. Computer tuzisangamo hano muri end device, ugakirika kuri iyi computer. Turashyiramo eshatu. Niturenza no ku ruhande naho dushyire izindi computer eshatu. Tugiye gushyiraho imigozi. Iyo utari wamenyera imigozi cyane ukanda iyo ngiri automatic, iyo utarabimenyera cyane. Tugiye kuba duhuje port zo kuri switch tutari twareba neza bijyanye n'uko mwarimu yabiduhaye. Turaza guhindura bijyanye n'uko mwarimu yavuze. Reka turebe uko mu kibazo bavuga. Mu kibazo bavuga ko iya mbere connects kuri fast ethernet ya 0/11 011. Uyu uraza ugakirika kuri aka fresh k'umutuku, ugakirika kuri switch bakaguha imyago yose, ugahitamo wa 11. Ya kabiri connects kuri 18, ya gatatu ni kuri 6. Iya kabiri hano turayikandaho hano ijye kuri 18. Ya gatatu nayo iri kuri 6, turayikandaho ukayishyira kuri 6. Reka dushyire no ku rundi ruhande nabyo ni kimwe. Ugakanda hano turashyira kuri 11. Twongeye turebe niba ari byo koko 11, 18, 6. Kongera ugashyira kongera ugakanda kuri akantu k'umutuku, ugahitamo 18. Ubundi ya gatatu ugahitamo 6. Ugakanda hano ugahitamo 6. Tugiye gushyiraho iyi migozi ituma switch zivugana hano hagati yazo. Turashyiraho uyu nguyu uko mwarimu yabikoze. Tumaze gushyiraho insinga nk'uko zigomba kumera. Icya kabiri ni ugushyiraho IP address nk'uko mwarimu yazitanze mu kibazo. Iyi ya mbere ifite 122.17.10.10.21. Nibyo tugiye gushyiramo muri no computer ya mbere. Uyikandaho ukajya kuri desktop, ukajya kuri IP address ukazandikamo 172.17.10. Tugiye kureba .21. Ugakanda muri subnet mask. Hano yizana. Reka turebe niba ariyo mwarimu nawe yakoresheje. Hano iyo bataguhaye subnet mask urekeramo iyizana by default. Mwabonye ko ari yizana by default bitewe na class ya IP address tuzagira mu masomo yandi ari imbere. Ugafunga wamaze gushyiramo IP address. Ya kabiri urashyiramo 20.22 kugira ngo twihuturaze ugakopiya iki gice cy'imbere. Copy
kopi ukagikopira, ukajya hano ugapestinga, ukajya hano ugapestinga, ugaturahindura akadomo 20, akadomo 22. Ubwa gatatu iri hano nk'uko mwarimu yaduhaye ni 30, 23, 23, tugakirikamo cyangwa default gateway izanemo. Hano tuba tumaze gushyiramo IP address nk'uko mwarimu yaziduhaye. Hasigaye hano hirya, hirya naho ukareba muri shema yawe uko bimeze. 1024 turakirika kuri desktop, hano ugapestinga cyangwa ukazandikamo 1024. Turakomeza no ku yindi, ugakanda ugapestinga ni 2025, ugakanda muri subnet mask kugira ngo byizanemo. Kanda hano twayishyizemo, dusigaje iyi ngiyi. Iyi ni 3025, 3025, bakanda hano muri subnet mask kugira ngo byizane. Hano tubashije gushyiramo za IP address. None mwibuke umwitozo baduhaye no gucreate vlan eshatu. Ya mbere ni ya 10, ya kabiri ni ya 20, ya kabiri ni ya 30, kandi zifite amazina. Iyi ya 10 yitwa faculty and staff, iya kabiri yitwa student, ariyo yingi ya 23 kitwa guest. Nibyo tugiye gukorera muri switch yacu. Uraza ugakanda muri switch, ukajya hano muri command line interface, ugakanda enter kuri computer yawe. Command ya mbere ituma winjiramo muri mode igaragaza ibyo ukora muri switch yitwa enable. Ugakanda akabuto kitwa tab kugira ngo command yuzuze, cyangwa ukayandika yose niba uba ubifitiye umwanya. Ubundi ugakanda enter. Muri kubona akamenyetso ko kahindutse. Hano iyi ni mode ituma ureba ibintu uko bimeze muri switch. None tugiye kwinjira muri configuration ya switch. Wandika configure terminal cyangwa se conf, wakwandika mu nyuguti nkuru cyangwa intoya, ntacyo bihinduraho. Ndabona ko ninjiye muri configuration. Angara muri configuration ngiye kuremamo vlan ya 10. Kugira ngo ukreyemo vlan, wandika vlan, kanshyiremo inyuguti ntoya vlan ya 10, ugakanda enter. vlan byanditse nabi, vlan ya 10, kanda enter. Tukayita izina, wandika name, ukayita izina. Mwibuke ko iya mbere yitwa faculty, ugakanda enter cyangwa se ukabishyiramo nk'uko mwarimu yabiguhaye. Tugiye gusohoka muri no vlan. Kugira ngo usohoke muri vlan wandika exit, tugasubira muri configuration. Wamara gusubira muri configuration ukaremamo indi vlan. Tugiye kuremamo indi vlan ya 20, wandika vlan, ugashyiraho umubare wayo imbere, wanyuze ukayita izina, yitwa student. Tugasohokamo, tugiye gucrea indi vlan ya 30, vlan ya 30, kanda enter, ukayita izina, name yayo, izina ryayo yitwa guest. Ugakanda enter, ugasohokamo. Tugiye gucrea ya vlan yindi ishinzwe guhererekanya amakuru hagati y'izi switch zose. Bahita ko ari vlan ya 99 nk'uko mwarimu yayitanze. vlan ya 99 yitwa management. Izina ryayo ni management. Kanda enter. Iyi
VLAN ya 99 kubera ko ishinzwe ihererekanyamakuru igomba kugira IP address. Kugira ngo ushyireho IP address ugomba kubanza ugasohoka muri VLAN, wandika exit ugasohokamo, none ugashaka kongera kwinjira muri VLAN ya 99 kugira ngo uyinjiremo wandika interface VLAN dushaka kwinjiramo ni ya 99, tugashyiramo icyo bita IP address nk'uko mwarimu yazitanze. Ngiye kureba kuri switch, dukoresha ino switch ya kabiri ndebe IP address bashyizeho. IP address zo kuri switch ya kabiri ngizi, nazikopiya kugira ngo nihute. Kora copy, ugasubira muri switch yawe, ugakanda kano kabuto ka paste, IP address zihita zijya, ugakanda enter. Tubashije gushyira IP address kuri VLAN ishinzwe gutanga amakuru hano hagati y'ama switch. Ibi nkoze muri no switch ngiye kubikora no mu yandi ma switch kugira ngo byihute. Ariko ikintu ugomba gukora ni ukubanza ugasevinga ibyo wakoze kugira ngo utaza kugira ikibazo. Gusevinga wandika end kugira ngo usohoke muri configuration n'ahandi hantu hose, ubundi ukandika command yitwa copy running config startup config, ugakanda inshuro ebyiri hano, bihita byisevinga muri no switch. Nubanga iyi switch iramutse izimye ikongera ikaka, za configuration nazisangamo. Nicyo cyiza cyo gushyiramo ya commande. Ubundi ukajya muri no switch ya kabiri naho, nibuke kuzawukanda hano. Commande ya mbere ituma winjira muri switch yitwa enable, ubundi ukinjira muri configuration babyita conft. Tugiye gukuramo VLAN 3, urabanza ugakira VLAN ya mbere ya 10, yitwa name ni faculty nkuko yitwaga. Tugiye gusohokamo nanone dukore indi VLAN ya 20, dushyire izina ryayo ni student. Twongeye dukreye VLAN ya 30 ariko twabanje gusohokamo, biba byiza. Hari igihe umuntu ayikreye atiriwe asohokamo ariko bijya bikorana rimwe na rimwe. Ugakira VLAN ya 30, VLAN byanditse nabi ariko ndabikosoye. VLAN ya 30 yitwa guest. Kandi uko nabijyana binini kugira ngo buri wese abashe kureba neza. Igisigaye ni ugukreya ya VLAN ishinzwe guhererekanya amakuru, ni VLAN ya 99. Kanda enter ukayisohokamo kugira ngo uze kuyigarukamo, ariko reka mbanze nshyire izina ryayo, yitwa management. Noneho ugasohokamo kugira ngo uze kuyigarukamo wandika interface VLAN ushaka kugarukamo ni ya 99 kugira ngo nshyireho IP address yayo. IP address ngiye kureba hano, ndi kuri no switch, ubwo ndareba switch yo hejuru mwarimu IP address yashyizeho. Yo hejuru ni ya mbere, ni switch ya 1. Ndaza hano kuri switch ya mbere ndebe IP address ziriho, nzikopiye, nzipesting hano, uramanuka nkande paste, akabuto ka paste, undi nkande enter. Bashije gushyiraho IP address. Ngiye gusevinga ukanda end, wandika end, ubundi ugakora copy running config startup config, kandi inshuro ebyiri kugira ngo byisevinge muri switch. Nsigaje iyi ngiyi nayo ndashyiramo nk'ibyo nashyize mu zindi. Kanda enter, wandika enable, ukinjira muri configuration conft kugira ngo winjire muri configuration ya switch. Ngiye gukuramo VLAN ya mbere ni ya 10, yitwa faculty. Nkasohokamo nkongera nkarema indi VLAN ya 20 yitwa student.
nkarema n'iya gatatu, urabanza ugasohoka muri vlan exit, ukarema n'iya gatatu yitwa 30 ifite izina rya guest, yitwa guest nkuko mwari mayitanze mu kibazo. Tugiye kurema vlan ya kane ishinzwe guhererekanya amakuru, ni vlan ya 99, tukayita management kuko ariko yitwa management. Ugomba kureba ko izina ryawe ryanditse neza, gasohokamo. Ariko iyi vlan ya 99 ishinzwe guhererekanya amakuru igomba kugira IP address, ngomba gusubira muri vlan ya 99 wandika interface vlan 99 kugira ngo usubire muri vlan ya 99 ugashyiraho IP address yayo. Ngiye kureba mu kibazo switch yindi ya gatatu, IP address zayo ngizi, ndazikopiya, asubira mu kibazo nkakanda akabuto kitwa paste, kanda enter. Ubwo bigiyemo kugira ngo saving ndakora end, nkandike copy running config startup config, gusaving ibyo nakoze nicyo bivuze. Nuvuga ngo hano maze gukreyamo ama vlan naremye ni eshatu, iya mbere ni iya 10, iya kabiri ni iya 20, iya gatatu ni iya 30. Ngiye kureba koko zagiyemo. Urasohoka mpaka ubonye aka kamenyetso kameze gutya, warangiza ukandika show vlan brief. Ngiye kureba inshamake ya vlan niba koko zagiyemo, kanda enter. Hano uri kubona ko hagiyemo vlan ya 10 yitwa faculty, ya kabiri yitwa student, ya 20, ya gatatu ni 30 yitwa guest, niyo ya kane yitwa management. Urabona ko zagiyemo muri no switch. Ngiye kureba ko n'ahandi hose zagiyemo. Ujya hano hasi ukandika show vlan brief, inshamake ya vlan. Urabona ko vlan yitwa 30 nayise izina ritari ryo, urabona ko hano yitwa izina ritari ryo, yagombye kuba vlan ya 30 yitwa guest. Ngiye kubikosora, usubira muri configuration conft, ugasubira muri vlan, cyangwa se ugasubira muri vlan ya 10 ya 30 niyo ifite ikibazo, interface vlan ya 30, interface vlan ya 30, andika interface vlan ya 30, nkaza gushyiraho izina ryayo, name ko yitwaga guest, cyangwa se uburyo bwiza ni ukwandika vlan ya 30, kanda enter, ugashyiraho izina rya nyaryo yitwaga guest. Bya bindi ubwo birahita bikosoka. Kugira ngo njye kureba ko byagusohotse ndandika end kugira ngo haza akamenyetso kabanza, sohoke muri configuration no mu vlan, ubundi andike show vlan brief. Urabona ko byahindutse, vlan ya 30 yitwa guest, nanga zirimo. Ngiye kureba nanga kuko zirimo, wandika show vlan brief, inshamake ya vlan. Urabona ko naho zagiyemo. Igisigaye ni ugufata uyu mwobo wa f0/11 nkawushyira kuri vlan ya 10. Mwibuke ko ikibazo kiri kuvuga ko ufata umwobo wa f0/11 ukawushyira kuri vlan ya 10. Bikorwa bite rero? Urasubira muri switch, usubire muri configuration mode, bandika conft, tugiye muri configuration mode. Noneho nkajya kuri uyu mwobo wa 0/11, 0/11 nguriya neza uri kugaragara. Ndajya ku mwobo wa 0/11 nguyu, kugira ngo ujyeho nandika interface f0/11 niwo ngiye kujyaho. Noneho ngiye kuhindura
switch port mode access. Ni ukuvuga ngo iyo nanditse switch port mode access mba ari kuvuga ngo fasha uriya mwobo ngiye kuwushyira kuri vlan runaka. Switch port mode access, noneho ngiye gutuma waccessinga vlan ya 10. Babikora bate? Bandika switch port access vlan ushaka ko ijyaho. Iriya igomba kujya kuri vlan ya 10, ugakanda enter. Byakunze ngiye gusohokamo nsubire muri configuration. Uri kubona ko umwobo wahinduye ibara, bishatse kuvuga ko ugiye kuva kuri vlan usanzwe uriho ujye kuri vlan ya 10 nk'uko ikibazo kivuga. Noneho aho tugiye kujya ni ukujya kuri vlan, ni ukujya ku mwobo wa 18, tuwushyire kuri vlan ya 20 nk'uko ikibazo kivuga. Wandika interface vlan tugiye muri ku mwobo wa 18, wandika fa 0/18, kanda enter. Tugiye kugira switch port mode access kuko ugomba kujya accessinga vlan ya 20, ugakanda enter. Hano bishatse kuvuga ngo muhinduye mode access. Ubundi imyobo igira mode ebyiri, ishobora kuba ari access cyangwa se ikaba ari trunk. Turaza kubireba uko tugenda dukora, ariko izi ngizi zifata kuri vlan zijyanye n'imashini uzigira mode access. Tugiye kuza accessinga rero kuri vlan ya 20 hano. Switch port access vlan ya 20, tuyishyize kuri vlan ya 20. Igisigaye ni uyu mwobo wa nyuma wa 6 tugiye gushyira kuri vlan ya 30. Ndasohoka muri mwobo ndandika exit, nsubire ku mwobo ngiye gushyira kuri vlan ya 30 n'uyu wa 6 fa 0/6, kanda enter. Ngiye kuwushyira kuri switch port mode, ngiye guhindura access y'uyu mwobo, mode nyihinduye access, kanda enter. Ngiye kwishyira kuri vlan ya 30 switch port accessinga vlan ya 30, ugakanda enter. Urabona ko akamenyetso ugaragaza ko bihindutse. Ibi nkoze rero ndumva birangiye. Ngiye kureba show vlan brief kugira ngo ndebe ibyo nakoze. Ngibi ndi kubona ko kuri vlan ya 10 hariho umwobo wa 11, nibyo. Kuri vlan ya 20 harimo umwobo wa 18, nibyo. Kuri vlan yitwa guest hariho umwobo wa 6 kandi nibyo. Ubu mutamenya ko nabikoze. Ibi ngiye kubikora no muri no switch iriho hano, nayo ngiye kwinjira ku mwobo wayo wa 11, wa 11 mushyire kuri vlan ya 10. Ujya muri configuration conft interface fa 0/11, ukawindura switch port mode access. Ngiye kugira access nkaba accessinga kuri vlan ya 11, kuri vlan ya 10, access vlan ya 10. Gasohokamo abikora no ku wundi mwobo ukurikiyeho interface. Umwobo ni interface fa 0/11, kanda enter. Switch port mode ntabwo ari wa 11 ngiye kujyaho, ngiye kujya kuri uyu wa 18. Uyu wa 18 niwo 11 namaze kuyikora hano hejuru. Ngiye kubanza nsohokemo ngiye inshuro ebyiri. Turajya mu mwobo wa 18 interface fa 0/18, kanda enter. Ugire access switch port mode access. Ngiye ku accessinga kuri vlan ya 20, kuri vlan ya 20 access vlan ya 20, ugakanda enter.
exit. Dusigaje uriya wa nyuma wa gatandatu tugiye gushyira kuri vlan ya 30 interface fa 0/6 niyo tugiye gushyira kuri 30. Switch port mode access, mode uyigira access kugira ngo yaccessinge vlan runaka. Switch port access vlan tugiye kuyishyira kuri vlan ya 30 nk'uko ikibazo kivuga. Kanda enter, kanda end. Ngiye kureba ibyo nakoze. Show vlan brief, kanda enter. Byagiyeho ngibi. Vlan ya 10 iri ku mwobo wa 11, ya 20 iri ku mwobo wa 18, ya 30 iri ku mwobo wa 6. Nibyo koko. Igisigaye rero ni ugufata iyi myobo iri hagati y'amaswitch abiri arimo aravugana hagati yayo, bayigira mode trunk. Ni ukuvuga ngo iyo ubona switch iri connected ku yindi switch urimo urakonfigura vlan, uwo mwobo ugomba kugira mode trunk. Reka mbere kuri ino switch ya mbere iri hano hirya, turasubira muri configuration. Ngiye gufata uyu mwobo wa fa 0/1 interface fa 0/1, ngiye kugira mode trunk kugira ngo ubashe guhererekanya ano makuru hagati y'izi switch. Switch port mode ntabwo ari access ahubwo ni trunk. Ugakanda inshuro ebyiri, tugiye kuwushyira kuri vlan ishinzwe guhererekanya amakuru ni ya 99. Switch port trunk wongeramo akajambo kitwa native vlan ishinzwe guhererekanya amakuru ni ya 99. Ugakanda enter. Hano ubikoze rwose, kanda end. Nkajya no muri ino switch iri hagati, kanda enter. Nkajya muri configuration conft switch, nkajya kuri uno mwobo wa fa 0/1 interface fa 0/1. Switch port mode ni trunk, mode trunk. Switch port ukagishyira trunk kuri native vlan ishinzwe guhererekanya amakuru ya 99. Kanda enter. Ubu byakunze hano. Murebe ngiye guhita njya kuri no mwobo uri muri no switch ni uwa kabiri. Ndabanza nsohoke mu mwobo ndimo kugira ngo yinjire mu wundi mwobo wa switch. Ku yindi port ni umwobo uri kuri switch interface. Ngiye kuri fa 0/2, ngiye kugira mode trunk. Switch port mode trunk ni ukuvuga ngo ni mode ituma amakuru ahererekanwa hagati y'amaswitch. Mode trunk ugakanda inshuro ebyiri, ukagira switch port trunk native vlan ishinzwe guhererekanya amakuru ni ya 99. Ukagira ok. Byakunze, urabona ko biri kwihindura hano hirya. Igisigaye ni ukujya hano kuri fa 0/1 iri muri no switch, kanda enter. Ukijya muri configuration zayo conft interface. Igiye muri fa 0/1, kanda enter. Igiye guhindura mode trunk. Switch port mode trunk, switch port trunk native vlan ya 99. Ndumva ibi ngibi ari byo mwarimu yasabaga. Gisigaye no gusevinga. Ukora copy running config startup config, ukabikora muri buri switch. Ndasubira hano kugira ngo mbe muri izi mode zose zindi. Wandika end, ugakandika copy running config startup config. No gusevinga ibyo wakoze kugira ngo switch iramutse izimye utaza kubura ibyo wari wakoze. Nahanga ukabikora copy running config startup config. Command ntabwo copy running config startup config.
ndabisevinze. Ikiza kumbwira ko byakoze ni uko ngiye gupinginga aderesi z'aha ngaha, zipinginge hariya. Ino switch iratwereka ko ifite aderese 172.17.19.11. Ngiye kuyipingingira hano hirya 99.11 niyo ngiye gupinginga, ping 172.17.19.11. nibatubwira ko ari success bingana na 4/5 biraba byakunze, kanda enter. Urabona ko baduhaye 60% biba byakunze. ni uko ubikoze bwa mbere, iyo wongeye ukabikora bwa kabiri bihita bikunda. Reka tubikore bwa kabiri, urabona ko byakunze. Ngiye kongera pinging izi aderesi za hano, zipingingire hano hirya, ujya muri switch wandike ping, ariko ibi ni ukuverifiya ko byakunze, bikora neza. 172.17.19.11 kanda enter. Byakunze naho byakunze, uri kubona ko byakunze hano, biba byakunze. Ikindi kintu kikwereka ko byakunze ni uko mashini ziri kuri vlan imwe ushobora kuzipingana hagati yayo. Uri kubona ko iyi ngiyi iri kuri vlan ya 10 n'iyi ngiyi nayo ikaba iri kuri vlan ya 10. Ngiye gufata ino mashini nyipingingire hano hirya. Iyi mashini ifite IP address 172.17.10.20. Ngiye kubipingingira hano, ujya muri command prompt ping 172.17.10.20. iyo bakuzaniye ibisubizo bimeze bityo biba bishatse kuvuga ko byakunze. Igihe bitakunze, reka mbaho urugero ukuntu biba bisa. Ngiye gupinginga aderesi zidahari, IP address idahari, turebe ukuntu biba bisa. ntayihari iyi ngiyi, iyi IP address ntayiriho. Ngiye kwereka ukuntu iyo byapfuye bisa. Uhita ubona ibintu nyine biri gutinda gutya kuvuga ngo request time out, tumenya ko harimo ikibazo. Nuko rero ikibazo cyabazaga. Murakoze cyane kubana natwe. Ndizera ko iki kibazo tugishubije neza kandi bizafasha gutsinda examen. Murakoze.